twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo tugire neza. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, turi mu biganza by'Imana, ntacyo twaba. Kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 28 mu byumweru bisanzwe, tariki 14 Ukwakira 2022, Imana duteguriye ibaruwa y'ihumure ubwo tugiye kuyisoma muri aka kanya. Isomo rya mbere ni ryo mwera kwa Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 11 kugeza kwa 14. Bavandimwe, Kristo niwe kandi twatorewemo, tugenwa mbere y'igihe ku buryo buhuye n'umugambi w'ugenga byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristo tubonereho gusingiza ikuzo ryayo. Namwe rero aho mumariye kumvira ijambo ry'ukuri, ariyo nkuru nziza yo gukizwa kwanyu, mukaryemera, niyo mukesha kuba mwarashyizweho ikimenyetso cya Roho Mutagatifu wasezeranywe, ari nayo musogongero w'umugabane twagenewe, ubanziriza icunguro ry'umuryango Imana yironkeye ngo ihore isingirizwa ikuzo ryayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 33. Imana yadusakajeho imigisha kugira ngo ihore isingizwa ikuzo ryayo. Ntungane nimukomera amashyi Uhoraho, abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimusingize Uhoraho mucuranga ikembe, munamucurangire inanga y'imirya 10. Kuko ijambo ry'Uhoraho ari ntagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana, hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye. Uhoraho arebera mu bushorishori bw'ijuru, akabona bene muntu bose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 12 murongo wa 1 kugeza kwa 7. Muri icyo gihe abantu bageze ku bihumbi n'ibihumbi barakorana ndetse barabyigana. Yesu abanza kubwira abigishwa bati, mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Ashaka kuvuga uburyarya bwabo, arongera ati, nta kintu gihishe kitazagaragara, nta n'igihishiriwe kitazamenyekana. Kuko ibyo mwavugiye mu mwijima bizumvikana ku mugaragaro, nibyo mwavugiye ahiherereye mwongorera bizatangarizwa hirengeye. Mwe inshuti zanjye reka mbabwire, mugatinya bica umubiri, nyuma ntibagire ikindi bashobora kubatwara. Ahubwo reka mbabwire uwo mukwiye gutinya. Mutinye umara kwica, agashobora no kubaroha mu nyenga y'umuriro. Koko ndabibabwiye, uwo nguwo muzajye mumutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigura uduceri 2. Nyamara nta na kimwe muri byo Imana yibagirwa. Mwebweho rero ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze. Ntimugatinye rero, murushije agaciro ibishwi byinshi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu niyo mugenga wacu, ntacyo twaba. Kuba mfite Yesu birampagije, kuba ndi kumwe na Yesu birampagije, ntacyo naba. Ngiriho umure Nyagasani atwihera uyu munsi hamwe n'amasomo y'uyu munsi agira ngo tumererwe neza. Kuko niba dufite ubwishingizi muri Kristo, ntacyo twaba, tuzamererwa neza, tuzabaho neza, maze twishime. Ngiriho umure rya Nyagasani. Bakristo bavandimwe, amasomo uyu munsi ari mu ihumure rya Nyagasani riza kudufasha cyane kuzirikana ku ngingo igira iti, Imana iranzi. Amen, amen. Ibyo nakora byose nyazirikana ko Imana inzi, Imana iranduzi, Imana irambona. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umuyobozi yigeze ahamagara umukozi we, amuhamagara muri biro ye. Wa mukozi ageze muri biro ye, nuko umuyobozi aramubaza ati, niko mbwira ibyo wakoze iri joro. Nuko wa mukozi areba hirya areba hino, atangira kubunza imitima ako kanya, maze asohoka ari kwivumbura agira ati, iki gikorwa none ndagihitana, aho nakibwiriye ko kitazajya kimena ibanga, ko twari twifungiranye twembi twenyine mu cyumba, kandi twumvikana ko ntawe uzabivuga. Kuki yagiye kubivuga? Iki gikorwa twararanye none gitinyitse kubivuga. Nuko asohoka ari kwivovota cyane ati, iki gikorwa none ndagihitana, uburyo cyagiye kubwira boss ibi bintu, kandi twari babiri twenyine mu cyumba, agatinyuka akamubwira ko twararanye, noneho nimubone ndamuhitana. Yewe ahari buze kumubonera koko umukobwa ubanza aza kumuhitana koko ngo hari ibyo yavuze. Bakristo bavandimwe, ngo uyu muyobozi ureba kure
wamureba nyine agahita amenya ibintu wari urimo, agahita amenya ibyo wakoze byose. Bakristo bavandimwe, ntimujya mubyibaza mwebwe, abantu babiri bari mu cyumba bakaza kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi kandi ari bonyine, kukimenyekana? Ibaze nanjye nibaze. Tujye tuzirikana ko nta na kimwe gisoba Imana. Imana byose irabireba. Nubwo mwaba muri babiri, burya Imana hose irahareba, Imana irabimenya. Imana iranzi, Uhoraho aranzi, Yezu aranzi. Kuba Yezu anzi birampagije. Nk'uko natwe umubuze ukureba, wenda wasanga ataranabizi ibyabaye bitewe na cya kidodo cyagukubise, cyangwa nyine na bya bindi warayemo bidahwitse, ubwabyo bikaza kwivuga. Nk'uko ibintu bijya ku mugaragaro, ibyo twitaga amabanga kandi yari amabati ya shitani, bikajya ku mugaragaro bigatangira bikabomborana. Amabanga yo kwa shitani yahenda azahinduka amabati, byose bikajya kwitangaza ku mugaragaro, kuko nta gihishe nyine kitazahishurwa. Ibyo ni Yezu bivuze. Muyobozi, ese nawe muri surveillance yawe ujya ushobora gutahura amakuru y'abakozi bawe abo ukoresha? Cyangwa uriyicariye ntacyo ukurikirana, ntacyo witaho, ntacyo kije, nta n'icyo wishe, bikaza kurangira nyine utamenye amakuru ari kubera aho ngaho muri icyo gice? Umuyobozi nyawe numenya amakuru kubayobora, bityo akabasha kubagira inama, akabayobora, akabagenga, akamenya uko babayeho. Amen. Bakristo bavandimwe, kuko Imana natwe ntukibeshye ngo urayihisha, ngo urakora nabi, ngo Imana ntiza kubibona, ngo ugiye kwihisha ubundi ukora mabi. Imana iraharuzi. No muri icyo cyumba Imana iraharuzi. Ibyo wigira byose Imana irakuruzi. Nanjye njye mvuga nti Imana iranduzi, Imana iranzi. Ibyo nkora byose, ibyo ndimo byose, umva, Imana ibibizi, Imana iranduzi. Ako kantu babyeyi bavandimwe, Imana iranduzi. Amasomo rero harimo ihumure ry'Imana, nk'uko twakomeje tubivuga. Imana iranzi. Hari amazina menshi ya Kinyarwanda arimo koko ihumure, agaragaza ko Imana nyine ari iturinze. Niyo mugenga, niyo mukiza, niringiye Imana, uwiringiye Imana, niyo ibizi ibyiringiro, niyo nzira, niyo nzima, mizero, kwizera, nizeye Imana, ufite Imana, ngizwe nayo, ndi nayo, n'andi menshi atwibutsa ko turi mu biganza by'Imana, ko ntacyo twaba. Ubu bwishingizi rero dufite mu Mana, na nibwo Pawulo Mutagatifu yagarutse mu isomo rya mbere, ayibutsa Abanyefezi ibiri mu mugambi w'Imana. Ati, bavandimwe, Kristo niwe kandi twatorewemo, tugenwa mbere y'igihe ku buryo buhe n'umugambi w'ugenga byose, kugira ngo twabe bashyize mizero muri Kristo, tuboneraho gusingiza ikuzo rye. Amen. Ngo kuko iyo ibintu byose nakoraga nabaga ndi gusingiza izina ry'Imana, ndi muri Kristo nyine. Niyo mugenga wanjye Yezu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Yezu aratuzi. No muri Ivanjiri turumva Yezu uri imbere y'abigishwa be, ari imbere y'abafarizayi n'abigisha amategeko, ariko akagira uburyo agenda bakebura baburira, bityo akabasaba kwirinda uburyarya bw'abafarizayi n'abigisha amategeko, kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo n'ibitotezo bategereje mu butumwa buri imbere. Bityo akabahumuriza, akabakomeza ngo ntibagire ubwoba, kuko abazi kuva ku rwara rw'ino kugera ku musatsi, do A a Z. Mbese umubiri wose Yezu arahuzi, umubiri wanjye wose Yezu arahuzi, nta na kimwe kimusoba, ntaho namwihisha, nta n'icyo namuhisha. Erega yavuga igira iti, ntawe uhisha uwahishaho. Mukristo muvandimwe rero, ujye umenya ko ubuzima bwose Yezu abuzi. Yezu ari kugukontorora aho uri hose, ari kukugenzura, atari ukugira ngo aguhane, ahubwo kugira ngo akugire neza. Ubuzima bwawe bwose Yezu arabuzi, ibibazo byawe byose Yezu arabizi, ibyo urimo byose Yezu arabizi, nta na kimwe kimusoba. None niba Yezu azi ibyanjye byose, ni iki kimbangayikishije? Ni iki kigomba kumpangayikisha? Nuko rero mbere y'ibibazo, mbere y'abadutoteza, mbere y'abatugirira nabi, mbere y'abaturyarya, mbere y'abaduhemukira, mbere y'abaducanga, mbere y'abatubeshya bakaturimanganya, abo bose Yezu araduha ubwishingizi ndetse n'ihumure, adusaba gutinya Imana yonyine, kuko Imana niyo nkuru, kuko Imana idutora ikadutuma, idukuye nyine aho ngaho baba badutaye. Ubwo Yezu yagize ati, mwebweho rero n'imisatsi yanyu yo ku mutwe wanyu yose irabaze, ntimugatinye rero, murushije agaciro ibishwi byinshi. Amen. Uduceri tubiri tugura ibishwi, twebwe abantu turushije agaciro ibyo bishwi imbere y'ibintu, imbere y'inyamaswa. Yezu aha agaciro umuntu, akaza bwa mbere ikiremwa muntu, guha agaciro ikiremwa muntu. Urakoze Yezu kuduhumuriza, kuko akenshi aho tugera tukiheba kubera ubukene, inzara n'ibindi bibazo byose, ariko ukaza mu buzima bwacu ugatwereka ko nta na kimwe kigusoba. Byose urabizi, imihangayiko turimo, ibibazo dufite byahura ibisubizo, uko turara twibaza uko tuza kuramukaho, byose Yezu urabizi. Icyampa Yezu wowe nkajya ngutura ibyanjye byose, bityo nkumva ndatekanye,
Yezu icyampa sinihebe, icyampa nkaguma iwawe, noye kuva muri wowe, noye gutatira igihango cyawe, noye gutatira igihango jye nawe dufitanye. Rero abakristo bavandimwe, nawe aho uri ntugatinye kuko Imana ikuruzi. Nous sommes maîtrisés par Dieu. Imana niyo ufite mu biganza byayo. Ihumure ni Imana. Yezu yarangiza kumpumuriza, nanjye ngahumuriza abandi. Yezu yarangiza kumfasha, nanjye ngafasha abandi. Yezu yarangiza kunkiza, nanjye nkagira uruhare mu mukiro w'abandi. Amen, amen. Niba nta bikorwa nakoze rwihishwa, ngibwira ko Imana itanduzi, kandi ko igihe kizagera Imana ikamishura kwinzi. Uhoraho aranzi, none nahisha ikimana. Kwirinda uburyarya, kwirinda kubeshya, kwirinda gucabiranya, ubundi byose nkabitura Imana, kuko byose Imana irabiruzi, iranduzi, iranzi. Akamvuga igira iti, Imana isuzuma ibisuzuguritse ngo bisukure. Ari akadomo, ari umusatsi, yewe n'uto tuntu twibwira ko dusuzuguritse, Uhoraho byose arabireba kandi koko akabigenga. Abantu twagiye tujugunya muri za sosiyete zacu tukabata, Imana igera gutya ikabatora, yarangiza ikabatonesha. Kubera iki? Uhoraho aranzi, Uhoraho arakuzi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umuzungu yatembere mu gihugu kimwe, noneho ageze muri icyo gihugu, namwe muraza kucyumva nyine icyo gihugu, uwo muzungu akaba yarafite umutima mwiza wo gufasha abakene. Ariko igihe kiza kugera, ubushobozi bumubana buke, nuko ngo yarasiganye amadolari 100 gusa, yibaza ukuntu agiye kuyagabanya abo bakene bari aho ngaho. Nuko ngo aza kuvuga ati, bishoboke ko yanje kuvuga isengesho mbere yuko aza kureba uwayahawe amafaranga, kuko nyine ngo hari abakene benshi. Ariko kifuza kuyaha umuntu w'umukene, kriteri yari imwe, kumusanga byibuze hari umurimo yatangiye gukora, nubwo waba uciriritse. Nuko ngo aragenda, ari ku nzira ari kugenda, aza guhura n'umukecuru w'umukene, nanjye kuvuga umukene nyakujya, wari yikoreye igitebo cy'imineke, habuze n'umwe umugurira. Umukecuru ngo ari kwibaza uwamugurira byibuze umuneke umwe, ubundi nawe agakora ku mafaranga uwo munsi. Nuko ngo umuzungu aratambuka ngo aramureba, abona ko ashobora guhuza na cya cyifuzo cyiwe yagize cy'umuntu aza gufasha. Nuko umuzungu aragenda amubaza umuneke ugura ngahe. Maze wa mukecuru kubera ko atari gushobora kuvuga urwo rurimi, akomeza yibaza uburyo baza gushyikirana n'uwo muzungu. Nuko wa mukecuru abwira wa muzungu mu marenga, amubwira ko agiye kureba umuntu uza kumusemurira. Nuko hafi aho ngaho ngo hakaba hari umudogiteri wari warize nyine indimi, ashobora kuvugana n'uwo muzungu. Nuko wa mukecuru aramurembuza, maze amusaba ko yamuhuza n'uwo muzungu, ubundi akamusemurira. Nuko wa mudogiteri wacu, intiti, umuhanga, umunyabwenge, aratangira arasemura. Wa muzungu abajije dogiteri igiciro cy'umuneke, wa mudogiteri nawe ahita ajya kubaza wa mukecuru. Nuko wa mukecuru aramubwira ati, umuneke umwe ni amazayire 100. Abazi icyo gihugu ubwo nyine hari kera, umuneke umwe ni amazayire 100. Wongera abwira wa muzungu ati, umuneke umwe ngo ni amadolari 100. Maze wa muzungu ngo afata y'amadolari 100, ahereza wa mudogiteri nawe kugira ngo ahehe wa mukecuru wari ufite imineke. Nuko wa mudogiteri amaze gushyira amadolari 100 aho na wa muzungu, kuko niwe uri kubahuza nyine n'uwo mukecuru, ngaho fora ikigiye guhakurikira mubyeyi. Ukurikije amazayire 100, ukurikije n'amadolari 100, abaza agaciro k'amazayire ya kera, birashoboka ko atari no kujyana no mu idolari rimwe. Nuko wa mudogiteri amaze kwakira amadolari 100, wa mukecuru aramubwira ati, ngaho mpereza amafaranga yanjye bampaye. Wa mudogiteri atangira kumushwanira, maze aramubwira ati, amazayire 100 umuneke umwe wavuze, reka nyaguhereze. Bibi ntambara sinakubwira. Maze aramubwira ati, ngaho zana nkugarurire rero. Nuko wa mudogiteri akura mu mufuka we amazayire 100, ahereza wa mukecuru. Wa mukecuru arabyanga ati, nyaboneka mpa amafaranga yanyu umuzungu yampaye. Yampereze. Nuko rura gica, umwe ashaka guhunda amazayire 100, undi asaba amadolari 100 kugira ngo umuhe amadolari 100. Nuko wa mudogiteri aramukanira. Ese babyeyi ko turi aha ngaha, ninde uri mukuri muri aha ngaha? Ko umukecuru amazayire ye yaguraguye umuneke umwe, ayabonye, arongera ashaka ikindi ki, kandi amazayire 100 yayabonye kuri wa muneke. Nuko ngo mu gihe batangiye gushwana, nuko wa muzungu agira gutya, avuga noneho mu rwarimo wa mukecuru yavugagamo, abwira wa mudogiteri ati, zana amadolari 100 naguhaye. Maze dogiteri arayasubiza. Amaze kuyamusubiza, wa mudogiteri aratangara cyane, uburyo uwo muzungu yarazi urwo rurimi, yumvaga ibintu byose bari barimo, biramuyobera biramutungura. Nuko n'ikimwaro cyinshi nyine murabyumva, umudogiteri muzima ariko rwana n'umukecuru nyine utwo dufaranga umuzungu yaramwihereye, maze ikimwaro kiba cyose. Nuko wa muzungu aramubwira ati, umva rero, nashatse gufasha uyu mukene kugira ngo umurimo we nkuha agaciro.
niyo mpamvu amadolari 100 ngiye kuyamuhereza nyine. Birangira rero wa muzungu ahaye wa mukecuru y'amadolari ye 100 ngo ubufasha nyine amwihereye. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Imana iratuzi uko turi mu nzira, nikoreye agatebo k'imineke, nikoreye agatebo cy'inyanya, Nyagasani aranduzi ko aribyo biza kuntunga n'ubundi. Nyagasani afite ukuntu aza kunyongerera, Nyagasani afite ukuntu aza kumpa amafaranga, Nyagasani afite ukuntu aza kumbeshaho nkabona ikintungira abana. Ibyo byose Nyagasani arabizi. Ariko se bakristo bavandimwe, ni kangahe Nyagasani ashaka kwita ku mukene akanyuraho njyewe umufarizayi, njyewe umudogiteri? Abafarizayi bari abantu nyine bashinzwe iyobokamana muri icyo gihe, ndetse bari baranarize ibintu by'amategeko, les docteurs de la loi. Ni kangahe Yezu anyuraho kugira ngo afashe umukene? Njyewe utwo tumukene nkaduhindura mu mazayire, bikaza kurangira wa mukene n'abari bampaye amadolari 100 ngo mfashe wa mukene, njye nkahindura mu mazayire, nkayatubya, nkayagira makeya. Nuko abakene ngakomeza kubaha imisigare, kandi Imana yari yabageneye ibintu bitubutse yibatungira ubuzima. Ya madolari 100 ababyeyi, ni kangahe nagiye ndiganya nkanusura ku bintu bampaye ngo mfashe abandi. Ngo kuko hirya kure cyane nyine muri Afurika, abantu benshi abaterankunga, abagira neza, twebwe abatwohereza imfashanyo aho kugira ngo dufashe abagenzi bacu nk'uko bo babyifuzaga, l'intention du donateur, bikaza kurangira twebwe ubwacu dushatse kwikura mu byacu bya 10, icyacu cya 10, icya 10 babyeyi, tukanusura. Bikaza kurangira umugambi w'Imana utagezweho, kandi umugambi w'Imana ari ukunkiza no gukiza mugenzi wanjye. Njye narangiza nkabyikubira nkarya njyenyine. Ubwo buhemu babyeyi, ubwo buryarya ababyeyi bw'abigisha amategeko n'abafarizayi, nibwo Yezu ashaka kurinda abigishwa be abakebura ati mwirinde umusemburo w'abafarizayi, mwirinde uburyarya bw'abafarizayi, mwirinde. Aha akantu njye kuvuga ababyeyi ugacaho karongo. Uzi ko Imana ururimi mvuga nayo iraruzi, nayo iruvuga. Imana ivuga ururimi rw'abakene, igeze mu bakene ivuga ururimi rw'abakene. Ntuzigenda muvuga ngo Imana ntizi ururimi rwanjye. Oya, Imana irakuruzi kandi izi ibyaho byose, n'ururimi rwawe iraruvuga. Imana ishobora kuvuga mu Giswahili, Imana ishobora kuvuga mu Kinyarwanda, mu Kirundi, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Gitaliyani, mu Kigereki, mu Gihebureyi, mu Kilatini. Nta rurimi na rumwe rusoba Imana. Ngo uyu wa muzungu rero uza kugira ngo anyifashirize ndi ku nzira, ariko rero abadogiteri, abanyabwenge bakaza kugenda bayobya inkunga Imana yangeneye. Babyeyi, nk'uko twagiye tobya ibintu Imana yageneye bagenzi bacu, tukabiyoborera ahandi, imiyoboro tukayizimya. Kubera iki? Bwa buryarya bw'umufarizayi, buryarya bw'umwigisha amategeko. Aha, uyu munsi nze kumenya ko byose Imana ibiruzi. Imana iruzi ubwo buhemu bwose nakoze, Imana iruzi amanyanga yose nagiye nkora. Irashaka ko nakwisubiraho maguru mashya, kugira ngo nyure mu murongo mwiza, kugira ngo nyuze abandi mu murongo mwiza, kugira ngo ifashe na mugenzi wanjye. Nguko rero ibyo turi mu bya bindi by'uko ngomba gufungura wa mufarizayi n'umwigisha amategeko buri munsi, kandi narangiza ngafungura, nkanafungurira abandi buri munsi, abandi nkabageza ku Mana. Ngiye iki Imana idushakaho. Ubwo Imana inzi, bukise ngiye ntamenya abandi, nkabamenya neza abo Imana yasigiye, ibyo Imana impereza kugira ngo mbihereze abandi. Nirinde kunusura, ahubwo mvuge nti Nyagasani aranduzi, reka mbinyuze mu nzira nziza, inzira igororokeye Imana. Ni kangahe ibintu nagiye mbivunjamo amazayire, nkagenda nusura, babimpaye mu mayero, none ngiye mbivunjemo amazayire. Nirinze kuvuga amanyarwanda. Nguko uburyarya, nguko kubeshya. Imana nta na rimwe ikunda umuntu ubeshya. Mwirinde uburyarya bw'abafarizayi bakristo, kuko akadomo, umusatsi, ibyo byose uhora harabiruzi. Imana ishaka kwitungira abana bayo, abari mu kaga, abari mu bibazo, abari mu bukene. Ariko se ni kangahe ngewe iryo gabura Imana begeneye abavandimwe, abaciye bugufi, izo ntabwa intamenyekana nk'umuyobozi? Ese ibyo bintu koko Imana yanyujijeho kugira ngo ifashe abandi, ndabibahereza uko bikwiye, cyangwa mbinyuza mu kuboko kw'ibumoso? Babyeyi, bikaza kurangira nyine uko iburyo bwa buryo Imana yashakaga atari ko bigenze. Ubwo ushaka ko Imana abakristo bavandimwe, Imana ishaka kumfasha, Imana ishaka kuguhumuriza, Imana ishaka kukugira neza, urinde dogiteri kubyitambikamo, urinde koko wo kuzimanganya ndetse no kuzitira umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni uwo kugukiza, ni uwo kunkiza, nkamererwa neza kuko nishingiwe n'Imana.
urakoze Yezu Kristo, amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.